turabashuhuje inshuti zacu tubana kuri Berura TV, tubashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turagarutse rero kuri kamera za Berura TV, tubanje kandi kubisiguraho ngo tubabarire haraci iminsi itaboneka impamvu z'imirimo itandukanye. Rero uyu munsi turagarutse, ariko ntabwo tugarutse twenyine, tuzanye n'inshuti z'umusaraba, abakozi b'Imana. Ndashaka kugira ngo mbaho umwanya babibwire, ariko turabashuje mwebwe bari hirya no hino, ari mu gihugu cya Uganda, abari mu Rwanda, abari mu isi hose aho bari bakurikirana ijambo ry'Imana, abadukurikirana, turabashuje Yesu abamugisha. Rero reka tuhe karibu abakozi b'Imana babibwire kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Karibu abakozi b'Imana. Nitwa Mugisha Pascal, ni umupasitoro, uyoboye itorero Good News Ministries hano mu Rwanda. Ndashimira Imana kubw'iyi televiziyo yacu Berura TV, mwakoze kuza kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Amazina nitwa Pasiteri Atanazi Nshimiyimana. Ndi umupasiteri mu itorero rya Good News Ministry rikorera Ndege hano Rubugumo. Nanjye nshimye Imana kuboneka muri uyu mwanya wa kino kiganiro, kandi nshimira na Berura TV yongeye kutwibuka kugira ngo tugire icyo twagezaho abakunzi bayo n'inshuti zacu muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze rero kwibwira abakozi b'Imana. Yesu abahe umugisha. Turagarutse mu kiganiro cyacu kugira ngo dutangire dusenga, kugira ngo mubwire inshuti zacu icyo mwazihishiye ku jambo ry'Imana cyangwa ku cy'Imana yababwiye, no kubitangaza, kuko ndabizi ko mukora, Imana ibakoresha mu bice bitandukanye, guhanura, kubwiriza, gusengera abarwayi. Ibyo mpano zose ndazi ko Imana yazibahaye zikorera muri mwe. Ndagira ngo rero mbere na mbere mubanze mukwemerere, kuko ni umugisha tugize gutera n'abapasiteri. Burya kandi abapasiteri bavuga Imana koko nk'uko iri, ni iby'umugisha, ni iby'agaciro, kuko abantu b'iki gihe bamwe ntibazi iyo bavuga iyo batigeze kubona, ndetse n'iyo batigeze kumenya. Ariko dushima Imana ko duteranye namwe, mwebwe mugiye kutubwira iyo mwabonye, iyo muzi, iyo mukorera. Yesu abamugisha. Ni karibu rero mutangire mudusengera Imana. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yose yatambutse, kandi nanone tugushimiye ko wabanye natwe no muri uyu munsi, ukaba wawutwongereye uhabwa icyubahiro. Abantu benshi ntabwo bashoboye kwinjira muri uyu munsi, hari abazindutse bari mu marira y'abantu babo bagiye, hari n'abazindutse bababaye ku bw'abarwayi babo bari mu bitaro bitandukanye. Ariko twebwe turi aha ngaha, turagushima, ntabwo turwaye, nta kibazo dufite, watwongereye ubuzima, uhabwe icyubahiro. Turagusaba ko wabana natwe muri iki kiganiro, umwuka wera atuyobore, umwuka wera adufashe, umanukire kudufasha mu izina rya Yesu, ku buri kintu cyose kigiye kuvugirwa aha ngaha kuri Berura TV kiyoborwe nawe, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze rero, saba umugisha dushyira imbere y'Imana. Turagira ngo wahe karibu mutuganirize ku jambo cyangwa se ku wisho mwadwishiye. Yesu abamugisha. Cyangwa ku kiganiro uko mushaka kuganiriza abantu, bwira abantu cy'Imana bashyize ku mutima. Turashaka kuvuga ijambo ry'Imana, kuko nta kindi kintu bavuga Yesu, ko yadukunze urukundo rukomeye cyane. Abadukurikiye kuri uyu murongo, turagira ngo tubabwire intego yazanye Kristo. Insanganyamatsiko y'ijambo turi buvugeho ni icyazanye Kristo.
andere Yesu yazanywe no gucungura abari mu isi. Ndagira ngo muri iki kiganiro abantu badukurikiye, nubwo hari ibintu byinshi bitandukanye hanze, nubwo hari ivugabutumwa ritandukanye hanze, ariko ikintu dukwiriye kuvuga nk'abakozi b'Imana, dukwiye kuvuga intego yazanye Kristo. Dukwiye kuvuga intego yazanye Kristo. Kubera ko Yesu Kristo yaje gucungura umuntu mu bintu byazanye Kristo. Nuko umuntu nta mucunguzi yari afite. Yes. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri Yesu ntabwo yapfuye kuza mu isi. Hari intego yamuzanye ituma afata umwanzuro wo kuza gucungura umuntu. Ndumva muri makeya ari aho ngaho twagendera, ukabwira abantu ko Yesu Kristo hari intego yari afite ajya kuva mu ijuru, ahantu hari heza cyane, ahantu hari umunezero, ahantu n'uyu munsi abantu abaririmbyi birirwa baririmba ko nitugerayo tuzagira umunezero udasanzwe, nta mubabaro uzongera kubayo, nta rupfu ruzongera kubayo, nta gusuhuza umutima kuzabaho. Hanyuma aho hantu Pascal Mushumba niho nshaka ko tuza kubwira abantu uyu munsi wa none, abantu bagasobanukirwa bakamenya intego nyamukuru yazanye Kristo. Imana ikomeze iguhe umugisha cyane. Turabashimiye cyane. Reka twifashishe ijambo ry'Imana ry'isanganyamatsiko y'uyu munsi. Reka dusome ijambo ry'Imana turi busange mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Haleluya. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ni ibice 3 n'umurongo wa 16. Nahageze, reka nsome umurongo umwe cyangwa ibiri. Haravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo ni ryo jambo turi buvugeho cyane gusa. Intego yazanye Kristo ni ukuduha ubugingo buhoraho. Bibiliya ivuga ngo twabari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko kubw'imbabazi za Yesu yatwigije hafi cyane. Haleluya. Amen. Imana imaze kurema umwana w'umuntu, Yego. Umwana w'umuntu yari yononye. Abadukurikiye, Imana yaremye umuntu imukunze cyane, ariko mu kumurema imuremera ibyiza byinshi. Umwana w'umuntu arangije ava mu nzira y'ubumana, akora ibyaha, akora ibyanzwe n'amaso y'Imana. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro kikwereka kuntu Imana yaremye umuntu, yamara kumurema ikamushyira mu ngobyi ya Edeni, ikamushyiramo ibyo kurya byose, ikamushyiramo aho kuruhukira. Ariko mu minsi mikeya cyane umwana w'umuntu akumva ijwi ry'inzoka, akava ku ijwi ry'Imana yari yamuremye, yavuganye nawe mbere, yarangiza akumva irindi jwi. Turagira ngo tubatangarize abantu bakurikira uru rubuga, abakurikira iyi TV, yuko ikintu cyazanye Kristo ari ukuduha ubugingo buhoraho. Oya, muri make yewe sinshaka ko dutambuka ikintu na kimwe kuko byose birimo biratwigisha. Aha hantu nkuyemo n'ikindi cyigisho kivuga ko umuntu muri uru rugendo turimo adakwiye kumva amajwi abiri atandukanye, ahubwo niba hari ijwi ry'Imana rikuyobora urimo wumva, nta nubwo ukwiriye kumva n'ayandi majwi yo ku ruhande, kuko muri ariya majwi yo ku ruhande harimo amajwi ashobora kugukura mu nzira, noneho inzira Imana yakwishimiragamo ukayivamo, ahubwo bikaba byakuzanira ikibazo
n'Imana wakurikiye muri yanze. urakoze cyane Pastor uvuze neza. Ikiganiro kiraryoshye cyane abantu badukurikiye. Yego. Umwana w'umuntu yavuye mu bumana guhera mu ngobyi ya Edeni. Yego. Igihe Imana yakunze umuntu iramurema. Bibiliya avuga ngo Imana imaze kurema ibintu byose ngibona ni byiza, irangije irema umuntu. Imaze kurema umuntu imushyira mu ngobyi ya Edeni. Niyo mpamvu ubona muri iyi minsi abantu bari barava mu nzira, ariko mu by'ukuri umuntu akiremwa mbere yari yashyiriweho ibintu bizamutunga. Yego. Ariko ndagira ngo mamenyeshe ngo nta nubwo ikintu kibabaje reka pasiteri, ntabwo ari n'abantu basanzwe barimo barava mu nzira y'Imana. Muri iyi minsi n'abitwa abakozi b'Imana nabo barimo barava mu nzira y'Imana, bagakoreshwa na shitani, bagakura n'abandi mu nzira y'Imana, ngo bigize abayobora, bigize abantu berekana inzira nyakuri. Ariko urebye ibiri ku nkoranyambaga, ukareba ibiri mu nsengero zitandukanye, ukareba ibirimo kubera mu isi yose, muri Afurika, i Burayi n'ahandi, urabona abantu bakomeje kandi nanone kuva mu nzira y'Imana. Bakava mu nzira y'Imana. Nawe urabizi, urimo urabibona. Bimwe navugaga birebana by'inzira ebyiri. Abantu bavuye mu bintu by'Imana nyakuri barangije bakurikira indi nzira, ariko tutakwibagirwa ko harimo hari agatabo k'umugenzi nigeze gusoma, Shuma Pascal, harimo umuntu bita Mwishakira-ndamu. Abantu barimo barareka gukorera Imana, barangiza bagafata icyo bakwita umurimo w'Imana, barangiza bakaba ari byo bakoresha kugira ngo bashobore gushaka indamu zizababeshaho, cyangwa se gushaka mbega ubutunzi bwo muri iyi minsi. Abantu barimo barishushanya cyane, bariyitirira ko ari abakozi b'Imana, barangiza bakayobya abantu benshi cyane bitwaje ko ari abakozi b'Imana. Ndagira ngo hantu ntuze kuza kuhibagirwa rwose Pastor. Urakoze cyane. Buriya ijambo ry'Imana ryabivuze kuva kera, nuko abantu badakurikirana ijambo ry'Imana. Bibiliya irabivuga neza, nubwo tutari bubone umwanya munini wo gusoma. Iravuga ngo mu minsi yanyu ngo abantu benshi baziyitirira izina ry'Imana. Iyo usomye neza ibyanditswe bavuga ngo abagore 7. Abagore bangaye? 7. Bazajya ku mugabo bamubwira ati rero wa mugabo, kuko ufite imbaraga, wowe gusa tukwitirirwe. Nitumara kukwitirirwa tuzajya twitunga. Rero abantu b'abakozi b'Imana muri iyi minsi bavuye mu murongo, barimo barakoresha izina rya Yesu kubw'ibiryo, kubwo kugira ngo bamere neza. Yewe barahiye, barasa neza, barimo barambara neza. Njya ngira umugisha wo kureba n'ibinyamakuru, ndimo ndabona barimo gutangaza ngo babagurira amamodoka, ndimo ndabona rwose abantu barimo abantu barimo baradodesha n'imyenda y'imishino itandukanye. Umuntu akaba yadodesha nk'ikote rimeze nk'igisembesembe cy'intama kugira ngo amenyekane. Mu minsi yashize nkunda gukurikirana abakozi b'Imana, munkurikiye mumbabarire cyane, ntabwo turi hano kuri iyi TV kugira ngo tugire umuntu dusenya cyangwa se tuvuge ku bibi by'umuntu, ariko ndabinginze bantu b'Imana, intego yazanye Kristo Yesu ni ukugira ngo aduhe ubugingo buhoraho, kuko twe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Ariko Yesu, Bibiliya tuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizere wese atarimbuka. Birababaje ko abantu barimbuka, kandi Imana yaratanze Yesu Kristo kugira ngo adupfire. Ariko abakozi b'Imana cyane barimo barigiramo uruhare. Mu minsi yashize nari ndi ku nkoranyambaga, mbona umukozi w'Imana, ntabwo muzi, ariko buriya nzamumenya ko nanjye ku nkoranyambaga. Aravuga ngo
mu minsi ngo yashize ngo yagiye mu ijuru ngo amaze kugera mu ijuru ngo ashyitseyo ngo arayitembera. Ako kantu rwose nanjye hari umuntu wakanyeretse. Icyo kintu waracyumvise? Naracyumvise, narakabonye. Rero narakabonye, uretse ko atari ngombwa wenda ko tubitangariza hano cyangwa ngo tuvuge amazina, kubera ko n'amazina nayasanzeho, ariko ngo hari umuntu watembereye mu ijuru we ngarangije agera ngo n'ahantu abantu bamwe mu bagiye mu ijuru batubanjirije ngo batuye. Areba amazu yabo, ababa muri za etaje arababona, ama department babamo, ibyo bakora byose arabibona. Narabyumvise ndabireba, mbona abantu barimo muri iyi minsi pastor, abantu barimo barapangirwa. Ariko rero aho ngo nawe yabatani nanjye numvishe indi nkuru ku rubuga nkoranyambaga, mu pastor mwe muri ibyo bihugu byo hanze ngo yabwiye abakristo ko mu ijuru ngo yageze nawe mu ijuru ngo Imana ihitimo komande yo gushakira ibibanza abantu bo mu isi ngo mu ijuru. Ikibanza kiri kugura $1,000. Bishatse kuvuga ko mu ijuru mbega Imana ntabwo nkuko Bibiliya ivuga ngo abantu bazajya mu ijuru, cyangwa se Bibiliya hari ukuntu Yesu yavuze. Reka ngaruke ku ijambo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo ndagiye ariko ngiye kubategurira aho muzaba, iyo abahadari kugira ngo na aho nzaba cyangwa se aho navuye, aho naturutse nje kubacungura, namwe muzabeyo. Urumva ko Yesu yari yabivuze neza cyane. Uwo nguwo rero urumva ko abaye nk'umuntu utesheje agaciro nanone ririya jambo Yesu yavuze. Ko niba urumva ijuru arigereranyije, Pascal, arigereranyije n'isi tubamo. Numva isi tubamo niyibamo ba broadcast birirwa bashaka ibibanza by'abantu. Ariko kandi reka nkufashe. Urumva nta hantu bya bitaniye na hano dukorera umurimo w'Imana. Hano baragurisha, duturanye na Rubowa, ibibanza rwose biri ku isoko. Niyo wajya kuri internet wabona ibibanza biguriye. Rero ndagira ngo mbatangarize abantu badukurikiranye ku Berure TV, ndagira ngo mbamenyeshe yuko turi mu gihe cy'ubuhenebere bwo mu minsi ya nyuma. Ngo naratangaje iki kintu cyatumye mfata igihe cyo gusenga, ndavuga ngo birashoboka se ko umuntu yaba yaragiye mu ijuru koko akaritembera. Numvishije n'undi muntu wavuze yuko, reka ngwire pastor, abantu ntibongere kubabeshya. Bibiliya ngo usibye Eliya na Enoki nibo bageze mu ijuru. None wewe wagezeyo ugatemberayo, ukabona ngo na Mariya, none twubahe Mariya, none ukabona na ba Moses yagiye naho Mariya atuye, akabona n'inzu batuyemo bantu b'Imana bayirimbishije. Reka nduhura abantu bateze amatwi iyi televiziyo, mbabwire ngo iki ni ikinyoma cyambaye ubusa, kubera yuko ijambo ry'Imana ntabwo ibyo bintu bibyemera, ntabwo byemewe. N'abantu bashaka gukora izina, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko inshingano zacu nk'abakozi b'Imana, yaba ku binyamakuru, yaba ku nkoranyambaga, yaba ku magurupe atandukanye no ku mateleviziyo atandukanye, inshingano zacu ni ukuvuga twigisha abantu kwimuka bakava mu isi bakajya mu ijuru, kubera yuko isi nta cyiza izashira no kwifuza kwayo. Ni kujya kwimana. Shatse kuvuga ko n'aba ngaba barimo baharanira inyungu z'umubiri, barimo bitwaza izina ry'Imana, barangiza bakayobya abantu. Muri iyi minsi hari abantu badutse barimo bagenda basaba abantu ngo ibintu ubu ngo ni imbuto, cyangwa se wenda reka tuvuge wenda mu rurimi rundi ngo ni insigo. Insigo waba ushyize mu rurimi abanyarwanda bacu batumva, insigo nuvuga ngo ni imbuto mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Yego, ni imbuto. Noneho umuntu akitwaza ya titire afite, niba ari bishop, niba ari reverend runaka, niba ari pastor runaka, yarangiza akavuga ati jewe hari ibintu mbonye iwawe, none kuko mbibonye ndashaka ko umpa amafaranga 100,000 kugira ngo ngende biriya bintu mbisengere bivi wawe kuko bigiye kukwica n'umugore wawe n'abana.
ugasanga umuntu yitwaje icyo kintu ayobeje abantu. Umuntu akagenda agafata ya mafaranga akayamuha rwose, yarangiza akagenda uriya yamara kuyarya n'ubundi ugasanga bya birwara byari biriwe, bya bidayimoni byanigagabe, za nka ze yavugaga ngo zashize, ugasanga n'ubundi nta n'icyo bitanze, nta n'igihimba. Ugasanga n'ubundi niba ari abarwara bakagumya bakarwara, niba ari ibibazo bihari bikagumya ntibishire. Abantu bakwiriye kumenya yuko hari Imana ikuraho ibibazo, none ibyo byo ni atari abana b'abantu bakuraho ibibazo. Nicyerekana ko abantu bavuye mu murongo w'ijambo ry'Imana. Reka mbabwire Yesu nimba ari aho ngaho twaguma mu isi, ari inzu nziza zirahari cyane, n'imodoka nziza zirahari, n'ibyo kurya birahari. Ubu abantu b'abakozi b'Imana bateye intambwe nini cyane kuyobya ubwoko bw'Imana kandi bitirirwa izina ry'Imana. Ariko turagira ngo tubamenyeshe yuko kuva mu nzira kwabo bazahanwa ndetse bikomeye cyane, kandi bazahanwa n'Imana. Ari indi nkuru numvise pasiteri, umugabo umwe inzara yaramuriye, niyo mpamvu tubwira abantu ngo no gukora niba babishoboye bagende bakore kubera ko gukora ni byiza. Gukora ni byiza, uba wiyubakira ejo hazaza hawe. N'ijambo ry'Imana rivuga ku mugabo bita Pawulo, kandi ni icyitegererezo cyacu, kandi yarakoze. Buriya ngo yajyaga avuga ubutumwa, ariko ngo nijoro akarara aboha amahema. Urakoze cyane, mu rwego rwo kugira ngo yirinde kuzasabiriza. Urakoze cyane, cyangwa asabe abayobora. Reka nkubwire undi muntu bambwiye wari muri iki gihugu cy'Ubuganda. Ntabwo namutangariza ku binyamakuru, ntabwo dushaka gusenya abantu, ariko abantu badukurikiye, umuntu uri bugire umugisha wo kumva iki kiganiro, ndagira ngo ushake Imana, usenge Imana, kandi uharanire gukiranuka, kuko nicyo cyazanye Kristo. Inzara yaramuriye imaze kumurya, aravuga ati iki gihugu turimo kirimo inka, kirimo ibiryo, kirimo amafaranga. Iki gihugu kirimo ibiryo, kirimo n'inka n'amafaranga. Arangije aramanuka ajya mu cyaro ahantu boroye inka. Agezeyo bafite amagurupe akomeye cyane, abantu bahanuzi b'ibinyoma, abo bafere, ibyo bisambo birimo biribira mu nzu y'Imana. Baratuma natwe uzambariza amakuru yo muri quartier utuyemo umbwire. Hanyuma aramubwira ati hari umugore ujya urwara n'inka mu minsi yashize yararamburuye. Urumva kuramburura kw'inka, bantu b'Imana badukurikiye, ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane, n'ibintu bisanzwe ushobora no kwenga ibitoki bigatema. Icyo ni ikintu gishobora kubaho mu buzima. Abantu badukurikiye turagira ngo tubabwire ngo mukanguke. Turi mu minsi ya nyuma, uha abantu barimo kwishakira indamu, bavuye mu murongo w'ijambo ry'Imana, bavuye ku kintu cyazanye Kristo. Yesu ashimwe cyane abankurikiye. Amen. Ndagira ngo arangije abaza akanyamasyo muri akarere. Akanyamasyo muri akarere hano mu Bugande bayita imfudu. Amaze kukabaza agasigisha irange riteye ubwoba cyane. Ayo ni amakuru yizewe rwose yabayeho yamenyekanye. Amaze kugasigisha irange bagenda nijoro bakajugunya hejuru y'ibanga. Umuhanuzi rero yinjira mu rugo rwa muntu ufite ati ndacyumvishije. Hakaba hari ikintu cy'urukoma cyajyaga gikubura hejuru y'ibati. Baramubwira bati ntiwazengereje, ati ibintu bikuzengereje. Urukoma rw'itsina rwo hejuru y'ibati. Ati cyakuzengereje kiri ku ibati hejuru, kandi kukimanura yo ukimanura ahituka. Zana inka 3 tugukurereyo icyago kikurwanya. Mw'abantu b'Imana, abantu bararushye. Yaratemye atema rwa rukoma. Amaze gutema rwa rukoma, amanura ka kanyamasyo yabajishije, bagasiga amarangi ateye ubwoba. Arangije aravuga ati dore cyakigiye kukwica, n'inka yawe ejo bundi yarapfuye kandi yarafite connection yabamubwiye. Ati ubwo rero uhereye uyu munsi urabohotse, urakiza. Ati ntibimasa nigende nigurishiriza. Umugabo agurisha ibimasa bye, aragenda yinywera isupu, umukecuru asigara mu mazi abiri. Reka mbabwire bantu badukurikiranye, duhagurutse kubwiza isi yose ukuri. Hari intego yazanye Kristo,
hari ikintu cyazanye Kristo, ni ukugira ngo aduhe ubugingo buhoraho, ni ukugira ngo aduhe ubugingo buhoraho. Naho abandi bantu barimo baragenda, hari n'abarimo gukora ibintu. Abonye n'undi muntu uri mu Rwanda ngo witwa Sarongo, urimo uragenda ucaho ngo hejuru y'amazi. Ibyo byose ni ugukora izina. Abantu barimo barashaka gukora izina, ahubwo abantu nibasubire mu isi, nibasubire mu isi, bareke kubeshya mu nzu y'Imana, bareke gupfundapfundikanya utuntu. Ni ukuri imbaraga z'Imana zirakora, imbaraga z'Imana zirabohora, ariko abantu tubigishe ukuntu bahinduka, ukuntu bahinduka. Noneho abantu b'isi bo ntitwabagaye, ntabwo twabagaya. Gukora izina barabishaka kandi barabyemerewe, bamwe nibyo bibatunze, ariko ndagira ngo umenyeshe ngo abantu b'isi bo kugira ngo bakore izina barimo baragira bagakuramo imyenda, ari nk'umuririmbyi arimbye indirimbo ya mbere ikanga kumenyekana, agakuriramo imyenda rwose ku gituti, akayizunguza mu kirere, bagasimbuka. Nyine ubwo abantu bagatereka ndebe wa wundi wambaye ubusa ku gituti. Muragira ngo bakozi b'Imana ko ndeba tugiye kugera ku rwego rw'abantu kwambara ubusa? Mwabwirira ijambo ry'Imana rizima ryo guhinduka, tukava ku bintu by'ibitangaza bidahari. Tutarava naho ngaho, tutararenga hariya uvuye, reka ntangariza abantu bo kuri Beruro TV ko bakwiriye kujya birinda. Hari abantu bajya gusenga nko ku misozi, n'aha ngaha uzi ko hari umusozi mpuzamahanga ya mountain, abantu bose bajya gusengerayo. Natwe tujyayo, urabizi, tukajya gusengerayo. Umusozi mwiza cyane, nta kibazo ufite. Ariko muri iyi minsi hari amakuru nigeze kumva y'umuntu, uretse ko navuga ko ari nk'umwuka w'Imana wamusanze aramuhishurira, ngo umuntu yagiye gusengerayo avuye ahantu mu ntara, mu cyaro. Noneho aba ni wa muntu muri ba bantu uvuze mu kanya, w'umutunzi ufite inka nyinshi. Noneho ariko utazi iyo biva wishakira kumva n'ubuhanuzi. Ageze kuri uwo musozi, ngo rero aricara arasenga, ariko nyuma arimo arasenga haza kuza kunyura umupasiteri cyangwa se umushumba muri babandi twavugaga, abo nakwita ngo ni abatekamutwe. Aragenda ngo yumva amasengesho yari arimo arasenga. Uriya rero ngo yari arimo arasenga, ngo avuga ngo Mana ishobora byose, ndakwinginze, dore navuye mu cyaro cya kure, none ubu icyanzanye naje gusengera uyu murozi wanzengereje. Akaba yari amariye inka zanjye zose zikaba zarwaye uburenge, kandi uburenge ni indwara isanzwe mu matungo. Ati none uyu muntu wanzengereje akaba yamariye inka zikaba zamazwe n'uburenge, ndakwinginze Mana ugiye icyo mukoraho rwose, umucogoze cyangwa umwimure. Nuko ngo hari n'umwana rero nawe wari umaze iminsi ngo urwara, yikubita hasi. Indwara z'ibicuri ni indwara zisanzwe, indwara z'abadayimoni ni indwara abantu bose barwara. Umuntu wese udasenga, utizera, ibyo bintu bikunda kubaho. Hanyuma uwo muntu rero ngo aza kuza kujya inyuma. Urabizi ko hari ibihuru byinshi, ngo aramwumviriza, yumviriza amasengesho y'uriya muntu, baratekenika, aramwumviriza, baragenda bashaka utuntu bashingiraho. Noneho rero uriya ngo amaze kuvuga ngo amena, araryamye mo gake. Urabizi ko nyine abantu iyo bananiwe bariryamira hariya hantu. Uriya muntu rero ngo aza kuva mu gihuru, atambuka intambwe nini cyane, ngo ahinda, avuga n'indimi, aza rwose avuga za ndimi zabo. Urabizi ko bazavuga bati sharaba ati peje no, araza nkamugezeho, ngatera ubwoba nkamugezeho, ngahita ayikanga, ngarakubita ati n'uyu nguyu Imana yantumyeho, n'uyu nguyu uramwumva, ati n'uyu ni Uwiteka yantumyeho, ati yo, ati Mana uhabwe icyubahiro rwose, ndamubonye. Undi rero ngo arikanze, arakanguka, ati ni ibiki mukozi w'Imana? Undi ngo arangira aramubwira ati umva ko Uwiteka Imana yakuntumyeho. Kandi Pascal, buriya bagira n'amajwi barayahindura. Niba umuntu yavugaga nk'uku kwangira, ujya kumva arimo arahindura.
atumva ko Uwiteka Imana yakontumyeho. ibyo bintu by'iterabwoba Yambwiye ngo hari umuntu waroze inka zawe uburenge. Yambwiye ngo hari umuntu waroze umwana wawe abadayimoni. None buri munsi umwana wawe yikubita hasi. None umva none uko Uwiteka Imana ivuze. Ahindura amagambo. Shaka ukuntu wagurisha inka 6 zimpereze aka kanya. Nurangiza duhite tujyana iwawe. Nirukana ibyo bintu biri mu nzu yawe. Ugira amahoro utunganirwe, inka zawe zakira umurenge. Amen. uriya icyo yakoze yahise atangira kurira, dore ko abantu benshi cyane bagira emotion bakarira vuba kubera ibintu baba barimo bababwira nk'ibi. Ararira amarira aramurenga, aravuga turakoze Mana, ndagushimiye kuntumyeho umukozi wawe, wari wambwiye ko nzamara iminsi 3, none rwose ntagushimye ko nyimara ubikunje umunsi umwe. Reka njyana n'umukozi wawe ngurishe. Umugabo ntibajyanye, inka bakazimugurishiriza 6, yarangiza akazirya. None ubu ngo ntiyanabuze, yarabuze ntaho wamukura. uburenge buracyari, nta burenge ntibwigeze buva mu nka, wa mwana ntiyigeze akira. Nari ndimo mbwira abantu bari kuri Beruro TV kugira ngo bene data mube maso. Igihe turimo ni igihe gikomeye cyane. Igihe turimo ni igihe abantu b'abatekamutwe bagwiriye bitwaje izina rya Yesu, hanyuma barangiza bakayobya abantu benshi cyane, ndetse bikaba byaviramo no kubura n'ibyawe. Ibyari bigutungiye abana n'umuryango wawe bikaba byanagenderamo biturutse mu kubura ubwenge. Njye nabyita kubura ubwenge. Tugire ubwenge, cyangwa se abantu turababwira ngo bagire ubwenge muri iyi minsi, ko ni iminsi itoroshye. Iminsi umuririmbyi yarimye ngo ni iminsi y'ijyana mu nda. Ni iminsi y'ijyana mu nda. Ndumva ntabwo ngako nagira ngo mvuge, wenda wanakomeza. urumva abantu barimo barakoresha ubutumwa bwiza nabi, barimo baravuga Imana nabi, abantu barimo barasebya izina ry'Imana. Bantu b'Imana, niyo nagusengera ugakira, nibuke yuko mba ntavuze izina ryanjye. Nuko mfite data umbyara, nubwo wenda yarangije urugendo rwe, ariko iyo ngiye gusengera umuntu ngakire, sinshobora gutinyuka no kuvuga mu izina rya perezida wa repubulika, kuko uwo muntu ntashobora gukira. Yesu Kristo niwe wahawe izina risumba andi mazina yose yo ku isi. Niyo waba ufite miliyoni 500, niyo waba ufite miliyari zingana, ntushobora kugenda ngo usengere umuntu nurangiza uvuge mu izina ry'isenu ufite cyangwa amafaranga ufite, umusengero uvuga mu izina rya Yesu. None rero abantu b'iki gihe nukuri tugeze ahantu hakomeye cyane, kuko nkuko pasiteri mugenzi wanjye amaze kubivuga, birakwiriye ko abantu tuba maso, birakwiriye ko abantu dusaba ubwenge bw'Imana, birakwiriye ko abantu tugaruka ku musingi w'ijambo ry'Imana. Ikintu cyasanye Yesu ni ukuduha ubugingo buhoraho, kuko Imana yatugira urukundo kuva kera mu itangira ry'isi, ariko umuntu aguma kwiyangiza. None abantu ikintu kirimo kirambabaza kikantera agahinda, nuko abiyita ntabwo mvuga ko ari abakozi b'Imana, hari abantu benshi binjiye rwihishwa. Uzi impamvu se? Reka ibi bintu biroroshye cyane. Nabiyitirira. Ubu cyokora mu Rwanda mwarakoze, buriya u Rwanda rwageze ku standard no mu bindi bihugu by'abazungu. Ibi bintu kubyinjiramo nta diguri. Ni ukuri umuntu aragenda yajya ku musozi, yasenga, yakumva imbaraga zije, yavuga mu ndimi, hagahita haboneka abandi bamubwira ati uri pasitoro, agahita amanuka ari pasitoro, yajya mu myobo iyo ngiyo za Karama na za Jangwa ni heye bakijyayo, agahita asohoka avuga ati jye ni porofeti, ati ndi intumwa, ndi aposi. Ibi bintu iyo baza kumva basaba nka diporoma, hari abantu bari kujaburamo bakashugunya, ariko ibi bintu ntibisaba iki diporoma. Rero mwihangane, ariko tubasaba ngo mugire ubwenge, musenge Imana, musome ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo nimumenye ukuri kuzatubatura. Iyo umuntu yamenye ukuri, baba bavuze ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kurakubatura. Ariko tureke kwibwa tureba.
abakozi abiyita abakozi b'Imana bageze ku rwego rukomeye cyane, urwego rukomeye cyane. ariko nubwo rwa rukomeye ngira ngo ni urwego rugayitse kuko cyane rugayisha izina rya Kristo. urakoze cyane kumfasha. ni urwego rubi cyane, ni urwego rubi cyane. Ukurikiranye itangazamakuru cyangwa se imbuga nkoranyambaga ukitegereza ibintu biberaho, nta muntu uri muri igishanga abantu bahinduke. oya ntawe, abantu barimo barashaka kugira ngo bamenyekane. niyo mpamvu rwose iyi minsi turimo ni iminsi itoroshye cyane. uzi ko umuntu arimo gufata umwanya agahagarara ku gituti akavuga ati nagiye Tanzania nkiza 6, ati mvuyeyo, ati ngeze muri Kenya, ati ndambuye ibiganza gutya ku bantu, abantu bose bikubita hasi, ati imizimu ivuza induru, ati kandi n'umugore wanjye ejo bundi Imana yamukoreye igitangaza, ati ubu twaguze imodoka, akabura n'iminota 5 yo kuvuga Kristo. Hari igiterane mirutse kujyamo mu minsi yashize. None ndararika abantu bose baze muza aho ndi kugira ngo mbasengere, namwe mubashe kubona ibyo bitanga. Abantu baragura ngo imikenyero yavuye ngo muri Isiraheli, uragera ku misozi mukabona abantu bitandiye rwose, ati ntunkoreho, turabanza utanga ituro. Bantu b'Imana, abantu bavuye mu murongo. Hari n'abagurisha amabuye ngo bayakuye muri Isiraheli, ibuye rimwe akarigurisha 500. Ibyo bintu ni ubupfumu, ibyo bintu ni ubupfumu. Hari abashumba barimo bagurisha umuceri ikiro kimwe bakakigurisha 50,000. Pastor, reka nkubwire, nimba abantu none umuceri ukize ndwara, numva ari bwa bufuragiro numvaga mu Rwanda. Ndagira ngo ntangariza abantu badukurikiye yuko ibyo bintu byose mugura ni uburyo mwagiye mu bapfumu, mwavuye mu nzira. Murebe Pawulo na Yohana bageze ku muryango w'urusengero, hari imbaraga bakoresheje, babwira ikirema ngo umva, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite haguruka ugende. Uragera ku bitutu ugasanga hateretse amacupa y'amavuta muri make, ngo ndayasiga ngo umuntu utanze ngo 10,000 ngo 300,000 ni urucuruzo. Ndashaka kugira ngo tuzakora ikindi kiganiro kijyanye n'ibyo mavuta, aricyo tuvuga kuko twari turi ku kiganiro kivuga icyazanye Kristo. Ahubwo ndashaka kugira ngo mbasebe dusoza ikiganiro mutange, mugire abantu inama, bamenye icyazanye Kristo, mubahe inama uko bagakwiye kwitwara, yaba ari abashumba bagenzi banyu, yaba ari n'abayoborwa cyangwa se abakirisitu muyoboye, kugira ngo bamenye uko bakwitwara. ngira ngo tuzakora ikiganiro kijyanye n'iby'amavuta n'amazi n'amabuye n'iyo myenda, ubundi nacyo tukivugeho. Ndikumva rero mwatanga inama kugira ngo tugera ku musozo w'iki kiganiro, kugira ngo utarambire abantu kuko cyaba kirekire. Reka barigiye ubanza mbanze ntanga inama ku bakozi b'Imana nyakuri, kuko tubonye ko hari abakozi b'Imana nyakuri, hari n'abantu biyitirira, wanagira nabo biyitirira kugira ngo ejo batazaribuka. Ndashaka kubanza kugira inama ku bakozi b'Imana nyakuri, mbatangariza ko iminsi turimo ni iminsi ya nyuma. Bibiliya, ijambo ry'Imana riravuga ngo buri kintu cyose cyavuzwe na Yesu Kristo giteguriza cyangwa se gitangaza igihe cy'iminsi y'imperuka, nta kintu na kimwe kitarasohora, nta kintu na kimwe kitarabaho. Ndatangariza abakozi b'Imana ko bakwiye kwitondera iyi minsi, kuko ni iminsi ya nyuma turimo. Ikindi mbwira abakozi b'Imana ko ubuzima nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzaba. Bakwiye kumenya yuko tudakwiriye kwita ku nyungu cyane y'iby'uyu mubiri, cyangwa kwita ku nyungu y'iby'isi, ngo tubirutishe ubundi buzima bwiza tuzabamo tugeze iwacu mu ijuru, tugeze imbere y'Imana yaduhamagaye. Reka nsoreze aho ngaho ngira n'inama abo batekamutwe barimo babeshya abantu, mbabwira yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi mu gihe abana b'Imana bazaba banezerewe mu ijuru,
barimo bambikwa amakamba y'ibyiza bakoze, bagororerwa amakamba y'umurimo mwiza w'Imana bakoze. Imana yabashinze ku isi bakaba barawushoje amahoro. Mbabwire yuko bo bazaba barimo barira, baboroga, bari mu nyanja yaka umuriro n'amazuku nk'uko Bibiliya ibivuga. Mbagira inama nabo, mbabwira ngo nabo bakwiriye kumva ubu butumwa bwiza dutangarije kuri Beruro TV, barangiza bakagarura umutima, kuko ijambo ry'Imana nasomye mu Shumari ngo nugaruka nzakugarura kandi nukura ibishimwa mu bigabo ngo uzahinduka ahubwo nk'akanwa kawe. Uwiteka azakweza, namara kukweza ahita guhindura nk'akanwa. Noneho mu gihe wavugaga ibintu bidatunganye, noneho aguhindura ujye ugenda uvuga ibintu noneho byiza bitunganye. Imana ibaha umugisha. Ndumva nagarukira aho ngaho, wenda na pastor mugenzi wanjye nawe atanga inama ndaza gusaba pastor wenda dufashe adusomere twihuse mu nama ndi butange. Ni urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 5. Abanza asome titire yaho, urwandiko rwa mbere rwa Yohana yego igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 5. Twumve icyo ayo magambo avuga. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere n'umurongo waho wa 5. Titire yaho iravuga ngo utagendera mu mucyo w'Imana nta sano afitanye n'Imana. Dusubire. Utagendera mu mucyo w'Imana nta sano afitanye nayo. Tube maso, ibyo niyo jambo rya mbere mbwiye abadukurikirana. Genda soma umurongo wa 5 haravuga ngo ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we tukabubabwira yuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatabamo umwijima. Kuko mu Mana ntihabamo ubujura n'ibindi bintu nk'ibi. Turagira ngo tubabwire ngo bantu muvuye ku murongo w'Imana, mugatangira gusaba ibitambo, mugatangira kubesha abantu, mugatangira kuzajya mujyana abantu babasimbukisha umuriro ngo niko Imana yavuze. Nta mucyo w'Imana uhari. Mube maso, ni muhindura imico yanyu, muhindura inzira zanyu. Yego. Imana haravuga ngo yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Mu Mana nta mwijima na muke. Nituvuga yuko dufatanyije nayo, umva noneho abantu badukurikiye, mwe mutavuga ko muri abaparufete, abahanuzi, muvuga ko muri ababishopu n'abapasitoro. Nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye, tudakurikiza ukuri. Nibo warekera aho ngaho pasiteri, kugihe cyacu cyagiye. Ndagira inama abantu badukurikiye Beruro TV yuko tugomba kuba maso, gutangira inama na nyuma dusengera tugomba mu kiganiro kugira ngo mube maso. Ibyera byose ntago ari amata. Dusome ijambo ry'Imana, dusenge. Ikindi umuyobozi mukuru ukomeye cyane ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ikindi nasaba abantu badukurikiranye nuko twakwitoza tugashakashaka uburyo ki twakongera kugaruka mu murongo w'Imana. Abasubiye inyuma, Imana iracyafite imbabazi. Abacitse intege, Imana iracyafite imbabazi. Kandi nkavuga ijambo rivuga ngo turi mu minsi ya nyuma, mwitegure igihe cyacu cyararangiye. Ndagira ngo dusenge Imana, tuzongera tugaruke tuganire nkuko umunyamakuru wacu atubwiye, akatubwira ati ikiganiro gikurikiraho tuzavuga ku mavuta. Bantu b'Imana, ndagira ngo nzabafashe, tugende tunayagure, tuzayageraho. Tuzasaba umunyamakuru
amfashe angeze ku iduka tuyagure, hanyuma natwe muzaze wenda mutugureho, ariko ngewe unimbarakiza nzabategeka kuyanywa, muyanywe icupa mujye muri paramo, ntabwo nzababwira ngo munyabasige mu amafaranga. Hanyuma rero Imana ibahe umugisha, Imana ibiteho bose. Wakoze cyane umukozi w'Imana, pasiteri nawe wakoze, kandi ndizera yuko abantu bari bukurikira iki kiganiro bari bubone umugisha mwinshi, kubera ko kibibakure aho bari kibigize imbere mu mbaraga z'Imana. Reka dusenge Imana. Abantu badukurikiye tarasenga, reka nyuzeho iri tangazo kubera ko tugiriwe umugisha wo kuba kuri Deruro TV. Mbwira abantu yuko dufite n'amasengesho, twatangiye amasengesho umunsi w'ejo hashize. Ayo masengesho azamara iminsi 7. Hanyuma ayo masengesho, intego y'ayo masengesho niyo kubohoka. Abantu bose nibaze dufatanye dusenga Imana, hanyuma Imana itubohora. Mu gihe hari abiringiye kubohorwa n'abantu bagenzi babo, ahubwo bamenye yuko hari Imana ubundi ubwayo ibohora abantu. Hari imbaraga Imana ifite zibohora abantu, zitari iz'abana b'abantu, zitari iz'umwana w'umuntu, ahubwo z'Imana ishobora byose, ishobora kubohora umuntu yarangiza akabohoka, karande zigapfa, ibikugendaho bikarangira, bikakuvaho, abakuroga bakagenda bakakwibagirwa, ukagira ubuzima bwiza bwo muri Yesu Kristo umwami wacu. Mu gusenga hari Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Imana ishoboye byose, Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, turagushimiye yuko waduhaye umunsi mwiza w'umugisha. Turagushimiye ku bw'aba bantu, imbaga nini cyane idukurikiye. Ndakwinginze kugira ngo Mana abadukurikiye bose, haba baguye, haba bacitse intege, ubagarure ku rufatiro, kuko ni wowe ufite urukundo, nk'uko ijambo ryatubwiye, nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizere wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndakwinjiza kugira ngo usure isi yose, haboneke abadamu bongera kwakira agakiza, haboneke abagabo bongera kwakira agakiza, haboneke abasore bakira agakiza, haboneke abakobwa bakira agakiza, kugira ngo intego yawe Mana ihame. Urakoze ko mvije gusenga, kandi n'abarwaye batwumva bakire kubw'imbaraga zo kwizera, kubw'imbaraga z'amaraso ya Yesu. Urakoze ko mvije gusenga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Shalom shalom. Kiganiro nakagaruka, turabashimiye. Nge wari uri kuri buhanga bw'ibyuma, ndi Andre Nabanganyimana Yesu adaha umugisha. Amen.